Ngiye kwa muganga nyine ubwo bancisha muri ekogarafi, bamaze kunshishamo umwana ararira, akimara kurira igihe cyo kuvuka kitari cyagera. Suje mukunzi wacu ari nako tunaguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni inkuru idasanzwe yongeye guhagaragara mu karere ka Rubavu, aho abayibonye bavuze ko wagira ngo tugeze mu gihe cy'imperuka cyangwa wagira ngo tugeze mu bihe bya nyuma. Naho umwana yavukanye amenyo, abantu benshi batungurwa no kubona uyu mwana yavukanye amenyo, bitungura benshi ndetse abaturage benshi bikangamo nyina w'uyu mwana akuka umutima. Ese uyu mwana wavukanye amenyo byaba byaragenze gute? Ese abaganga bo baba batangaje iki nyuma yo kubona umwana avukanye amenyo akiva mu nda ya nyina? Ngo gusa ngo mbere y'uko uyu mwana avuka ngo yari yabanje no gukora ibidasanzwe mu nda ya mama we. Ibyo rero bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi, ari nayo mpamvu natwe tukubwira ko ugomba kujya munsi y'inkuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kazana kugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje gutangaza abayibonye ndetse n'abayumvise, bitewe n'uko batunguwe no kubona umwana wavukanye amenyo ubwo bari bakimara kumubyara. Ngo gusa uyu mwana ngo mbere y'uko avuka ngo yari yabanje no gukora ibidasanzwe mu nda y'umubyeyi we. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze rero bakunzi ba KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere na mbere murabizi ko yongeye kubagezaho amakuru ya KN Radio, mbanza kubabwira ko muba mugomba kujya munsi y'inkuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, muhite mukandaho n'akazugira kazana ko mugakandeho. Icyo gihe muzamushimangiye yuko mugiye kujya muba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni mu karere ka Rubavu niho hongeye kugaragara inkuru idasanzwe. Iyi nkuru yatumye abaturage benshi bavuga ko wasanga tugeze mu gihe cy'imperuka, bitewe n'uko batunguwe no kubona umwana wavutse akavuka afite amenyo, benshi bakuka umutima. Umubyeyi w'uyu mwana abura yacira n'ayamira bitewe n'ibyo yari amaze kubona ku mwana we yari amaze kwibaruka. Ibi kandi byabereye mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Rubavu, akagari ka Murara, umudugudu wa Gasayo, aho havugwa inkuru idasanzwe y'umwana wavukanye amenyo bigatungura nyina umubyara. Nyina ubyara uyu mwana yitwa Ndayishimiye Serafina, avuga ko na mbere y'uko avuka babanje kumunyuza mu cyuma umwana arimo ararira mu nda. Uyu mwana yavutse ku itariki ya 9, avukira mu bitaro bya Gisenyi, aho nyina wabyaye uyu mwana avuga ko nta kindi kibazo yigeze ahura nacyo ubwo yari amaze kubyara uyu mwana wavukanye ibintu bidasanzwe. Mu magambo ye ubwo yari arimo araganira n'umunyamakuru yagize ati: Ngiye kwa muganga nyine ubwo bancisha muri ekogarafi, bamaze kunshishamo umwana ararira, akimara kurira igihe cyo kuvuka kitari cyagera. Uyu mubyeyi w'uyu mwana akomeza avuga ko uretse kuba ari we byatunguye n'abaganga bamubyaje, abasaba ko bayamukurira ayo menyo uwo mwana we yaravukanye, ariko abaganga bamubera ibamba. Kuvuka ubwo abaganga barambwira ati dore umwana wawe avukanye utwinyo. Mbasaba bakubwiye ko avukanye amenyo angahe? 2.
basaba kugira ngo ayo menyo bagire bayahandure bayakuremo, bambwira ko badashobora kuyahandura. Ubwo uyu mubyeyi yari amaze kuva ku bitaro, amaze kugera aho asanzwe atuye, ngo abaturage bahuruye ngo bajya kureba uyu mubyeyi wabyaye umwana, ngo n'umwana wabo, ngo n'uwo mwana w'uwo mubyeyi yari amaze kubyara, ngo batinya kumuterura bavuga ko wagira ngo ni igini cyangwa yavukanye ibindi bindi. Bamwe mu baturage batangira kuvuga ko tugeze mu bihe bya nyuma. Abo baturage ubwo baganiraga n'umunyamakuru bamubwiraga bati nari nanze kumukoraho mvuga ngo ntabwo namukora umwana ufite amenyo kuko sinabyumvaga, nari mfite ubwoba. Ubwo biba ngombwa ko abaganga nyine baza barampumuriza barambwira ngo ntware umwana nta kibazo. Gusa ariko abantu bose baratangaye kuko kuva nabaho nganye gutya nibwo nari numva umwana ufite amenyo, deja n'umwana yaririye mu nda mama we, urumva ni ikintu gitangaje. Nibwo bwa mbere twari tubonye cyangwa se twari twumvise ku mwana wavukanye amenyo, ariko turibaza turavuga ati ese ni iminsi y'imperuka yageze cyangwa se ni ibiki, kuko twari tubibonye gutya twabyakiye uko twari tubibonye nta kundi. Twagerageje kuvugana n'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, Dr. Ozi Twagirimana ukorera mu bitaro bya Gisenyi n'ubundi muri aka karere ka Rubavu, kugira ngo tumenye neza koko k'umwana ubusanzwe avukana amenyo. Mu magambo ye yasubije umunyamakuru agira ati ariko zibaho, umwana ashobora kuvuka akavuka afite amenyo, kimwe nuko ashobora kuvuka akamera amenyo mu minsi nka 30. Hanyuma nk'uyu nguyu uba wavutse akavukana amenyo akivuka akiva mu nda y'umubyeyi we, haba harabayeho ikihe kintu kidasanzwe? Haba harabaye bidasanzwe mu turemangingo ubwo dukora ibice by'umubiri nyine, bibaho yuko bimwe byakwihuta ibindi bigatinda. Uyu muganga kandi avuga ko umwana amera amenyo byibura guhera ku mezi 6 kuzamura. Uyu mubyeyi wabyaye uyu mwana avuga ko batashye mu rugo aho asanzwe aba, ariko nawe yatinye uyu mwana, ngo dore ko nawe ku giti cye nawe yari yatinye kumuterura. Uyu mwana wavukanye ibintu bidasanzwe, ngo aje ngo ari umwana wa 5 mu muryango wabo. Igihe cyo gutaha kigeze twaramucyuye tumuzana mu rugo, aho tumugejeje hano ababibonye bose bakajya baratangara bakavuga ngo babona umwana uvukanye amenyo. Imire we wahisemo gukurikira amakuru kuri KN Radio, niba nawe utarakora subscribe jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazogera kazana ko gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.